Ibintu byo twese tuba dushaka kandi twifuza. Ese wigeze wibaza uburyo hari umuntu ukunda ukagira ngo hari icyo bamuhaye? Ukagira ngo mbese hari undi muti bamuhaye utuma akunda cyane? Wigeze ukundwa ku buryo ukeka ko wowe hari ikintu wamuhaye? Nta handi hantu ibyo bintu ushobora kubisanga cyangwa se kubivana uretse hano kuri YouTube channel. Ubu ni uburyo bwiza ushobora kwigarurira umukunzi wawe, umutima we wose ukawutwara, mbese ku buryo nta handi hantu ashobora kuguhunyira cyangwa kugucikira, ku buryo nawe umureba ukibaza ukavuga uti se niki namukoreye, niki namuhaye gituma nkunda kuri uru rugero? Ese bivuze ko yabuze abandi? Kandi haba n'igihe umukorera amakosa ariko ugasanga rimwe na rimwe arayirengagije kubera rwa rukundo ubukunda, kubera bya bintu wigeze kumukorera ahora bizirikana, ahora byibuka, mbese ni nkaho wagira ngo wamuteyemo urukundo. Hari ibintu rero bigera kuri 5 ugomba kuba wujuje warakoze, cyangwa se ugomba kuba waramuhaye, waramweretse, waramugaragarije kugira ngo agukunde cyane, mbese bimere nkaho hari urushinge wamuteyemo rw'urukundo. Ikintu cya mbere rero cyumwereka urukundo rudasanzwe. Haba igihe ukunze umuntu nawe akishaka kibura, akamera nk'umusazi neza neza, ku buryo umunsi atakuvugisha cyangwa se umunsi atakwandikiye message arara atameze neza. Mwereke urukundo rudasanzwe. Niba ugiye mu kazi mu gitondo cyangwa se hari izindi activity ugiyemo, mwoherereze message: sheri waramutse neza, ni amahoro? Cyangwa se niba ufite amayinite, kabone nubwo waba ufite amayinite menshi, muvugishe mu ijwi rya mu gitondo, muhamagare. Ariko sinkubwiye ngo mumaranye igihe kinini muvugana kuri telefone, uya mu gitondo muhamagare iminota 3 yonyine irahagije. Muri rya jwi rya mu gitondo, z'uburyo ijwi rya mu gitondo riba rimeze, riba ribyibushye, riremereye. Umukobwa ni hahandi yiyumva nk'umusazi, mbese akamera neza neza nk'umuntu ugiye gusara, ku buryo ahora yirirwa gutekereza buri munsi. Niba utabonye uburyo umuvugisha, mwandikira aka message, azajya yirirwa atekereza ukuntu wamutekerejeho buri mu gitondo. Uzarebe cyane cyane niyo utunguye umuntu uwo ari we wese, yaba inshuti yawe isanzwe cyangwa se umuntu mukundana, ukamutungura ukamwohereza aka message mu buryo budasanzwe, ahita byibazaho. Muri uwo mwanya uzi uburyo gutekereza birarenze cyane, hazagira umuntu ubigukorera. Impamvu utari kubikurura neza yuko nta muntu urabigukoreraho. Impamvu utari kubikurura neza yuko nta muntu uraguhamagaraho mu gitondo ngakuganiriza, kubwira utuntu twiza, kubaza uburyo waraye, uburyo umeze, uburyo wabyutse. Ibyo ni ibintu biryohera amatwi kuyumva. Niyo mpamvu rero nawe ugomba gushiramo agatege mu rukundo rwawe, ukamwereka urukundo rudasanzwe, mbese ukamugaragariza umubano mwiza, umwereka ko ufite intego kandi ko ufite gahunda. Ikintu cya kabiri rero, gerageza ukora ibikorwa bifatika. Kabone nubwo ashimishwa no kumva ibyo umubwiye, ariko gerageza uvangemo n'ibikorwa. Mwiteho, muha agaciro. Niba murimo kuganira, reka nawe avuge, atange igitekerezo ku ngingo murimo kuganira. Hari abantu batajya baha umwanya sheri wabo, ugasanga arareka akaba uvuga wenyine, cyangwa se ugasanga ibyo umukunzi wamubwiye ahita tubifate gute, mbese ni nkaho abyimye amatwi, abiteye ishoti, yanze kumusapotinga cyangwa se yanze kumufasha. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza umubano uri kumanuka, urimo gukendera. Uwo mubano uba uri kugana hasi, uba uri kuganisha ku rwango. Gerageza umuntu avuge kandi umwereke ko umwitayeho buri munsi, umwereke ko ari uw'agaciro imbere yawe. Ariko uzi kugira ngo umuntu akubwire ngo warakoze kuza mu buzima bwanjye, uri uw'ingenzi kuri njyewe, ibyo bintu urabyumva? Icyo kintu kirakomeye. Ibaze kugira ngo umuntu abikubwire, wumva wishimye, wumva unezerewe, utangira gutekereza ukavuga uti se ubu ni iki kinamukoreye cyatumye nyiyumvamo gutya? Ni iki kinamukoreye gituma ahora nshimira? Urumva icyo kintu kirakomeye cyane. Niyo mpamvu rero nawe wagakwiye kumwitaho mu buryo budasanzwe, ku buryo hagize n'undi muntu wiha kuza ibyo kuza ngaje kumuvugisha, biba nko kumena amazi ku rutare, nta kintu biba bivuze imbere ye. Gerageza umwumvire, gerageza umuhe umwanya, mwisanzure nyine muganire. Niba mugize amahirwe yo kubonana cyangwa se muri kumwe, gerageza umuganirize mu ijwi rituze,
udashira hejuru cyangwa se ngo usakuze. Ibyo bintu biryohera amatwi kubyumva. Yumva nawe anezerewe, yumva atuje, kandi noneho igihe muri kumwe imubwira amagambo meza, amagambo ahumuriza. Kabone nubwo yaba ari mu bibazo, kabone nubwo mwaba mudafite amafaranga, ariko mwereka uburyo ejo cyangwa ejo bundi muzaba muri abantu bakomeye. Ntukamwereke ngo umubwire uti ubuzima buri kwanga, ibintu biri kwanga, ubuse tuzabaho gute. Nutangira kubwira umukobwa utangiye kumwereka uti tuzabaho gute ko mbona ibintu biri kwanga, aho ngaho araje gutera indobo. Nubwo mubana araje gukubita indobo yihuse, araje yirukanke, agende yiruka avuga ati none se undi gute ntabana n'umutipe udafite gahunda. Niba atazi icyo ashaka, uyu twabana gute? Rero niba ushaka kwigarura umuntu, niba ushaka kwigarura umukunzi wawe, gerageza umwereke ko ibintu byose bishoboka kandi muzabikora neza kandi muzabicamo. Gerageza utange ibitekerezo byumvikana kuri we, umugaragarize ibintu bidasanzwe, mbese ku buryo ashobora kwiyumva nk'umusazi. Niba ari wa muntu ufite ibyo akora, gerageza ujye umufasha kandi umube hafi. Simvuze ngo ujye umubaha amafaranga, ariko nanone niba ari wa muntu ufite na ka business gatoya, wowe ufite amafaranga ushobora kumuguriza. Simvuze ngo uyamuhe for free. Aya nshuti yanjye, ntugahe umuntu amafaranga for free. Oya, kiretse niba ari gift ugiye kumuha, niba ari akantu ushaka kumugurira, cyangwa se ari miti ugiye kumugurira, cyangwa niba mudaherukanye uravuze uti reka mugurire amata. Ariko niba ashaka gukora business, yamuhe byitwa ko umugurije. Business ni business. Uwo muntu ntabwo muri abana nshuti yanjye. Wikomeza kumushoraho amafaranga, wikomeza gutanga ibishoro. Uzi ko uri kuba nka wa muntu uri gutanga avance ku kintu atarabona. Uri kujya kugura umurima cyangwa ikibanza, ariko uri gutanga avance, uri kohereza n'ikibanza utazi uko kingana. Niba uhereza umukobwa amafaranga muri ubwo buryo, nawe urimo uratanga avance mu buryo utazi icyo urimo kugura. Niba ugiye gusapotinga umukobwa mu mafaranga, yamuha ariko umubwire ko umugurije azayakwishyura. Uhembwa 100 ku kwezi, none agusabye 150 urabimuhaye. Urumva atari ikibazo se? Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo gerageza musapotinga, ariko umusapotinge in a good way. Musapotinge mu buryo bwiza, wimusapotinga mu buryo budafututse. Niba ari amata yamuguriye ku ruhande rumwe, niba ari ka gift kamuhe. Ariko nanone niba ashaka gushira amafaranga mu mishinga ye, gerageza umubwire ko uyamugurije. Icyo nta kibazo kirimo, nta n'igitangaza, nta n'ibintu binarenze. Kandi ujye wirinda guhemuka, ujye wirinda kumuca inyuma. Guys, niba uri wa muntu ukunda abakobwa cyane, baraje bakwange. Burya abakobwa nabo bakunda urukundo rw'umwimerere. Jya wirinda guhemuka cyangwa se guca umuntu inyuma. Burya abakobwa bakunda urukundo rw'umwimerere. Iyo abimenye neza ko umuca inyuma cyangwa se gukunda abandi bakobwa, ahita kwanga byihuse, nta nubwo akomeza kugumana nawe. Kuko erega abatekereza ko munabanye iyo ngeso wazayigumana, munabanye ibyo bintu nabyo wazakomeza kubikora. Rero gerageza kwitwararika imbere ye, kandi jya umwereka ko umwishimiye igihe muri kumwe, igihe mwasabanye, igihe mwasohokanye, cyangwa se igihe umuvugisha kuri telefone. Ibyo bintu byose maze kukubwira ni ibintu byerekana urukundo rufite intego kandi rufite gahunda. Iyo umaze kubibyereka umuntu rero, maze no kubimubwira, uzi icyo igikurikiraho, bitangira kumugaragariza ko umukunda byanyabyo, nawe atangira kukwiyumvamo. Mbese bikamera ari nkaho wamuteye urushinge rw'urukundo, nawe ukibaza icyo wamuhaye ukakibura, bitewe n'utuntu dutoya ujya umukorera cyangwa se ujya umwereka. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ndabakunda. Niba utarakora subscribe, ndakwigitsa kora subscribe, like na comment, ndetse na share niba ubona bikunguye cyangwa se hari aho bikugejeje. Ndabakunda cyane.